arakunzwe ariko akunzwe n'abakobwa cyane cyane abakobwa baramukunda hari naho ajya kuririmba abakobwa bagahwera bamwishimiye bamwereka urukundo bitewe n'imitoma ashyira mu ndirimbo ze ariko ugasanga nk'abantu bagiye mu gitaramo babajama bo bameze gutya bakajya bagiye gutya gusa abakobwa no gusimbuka hejuru uyu muhanzi nawe ukunzwe cyane muri iki gihugu cyane cyane n'igitsina gabo ubu none ngeze kuri bandi bakurura n'ibitsina gabo babushari bagendaga bavuga ngo nabami ba arena ngo inkuta ngo za arena ngo zirabazi beka arena yaragira pfuka ku buryo n'urushishi rutabona ahantu runyura ukunzwe kurusha abandi bose navuze abandi bose muhite mubibagirwa uyu we ari baddest ari hejuru y'abandi bose Yes, ladies and gentlemen, reka mbahe ikaze mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu. This is Ila TV Rwanda. Niho tuzajya tubagezaho amakuru ya entertainment ama updates agiye atandukanye. Icyo usabwa no gukora subscribe ndetse no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubana natwe gatanu kuri gatanu. This is your host Mupa. This is Top 10 Show aho tugiye kurebera hamwe abahanzi 10 nyarwanda bakunzwe kurenza abandi. Wowe urakeka uwa mbere arinde? Urakeka uwa Marinde. This is Top 10 Show. We go countdown. Duhera ku mwanya wa 10 tujya ku wa mbere. Let's go. Yes, reka mbahe ikaze rero mwebwe mukurikiye Ila TV Rwanda nkuko narimaze kubibabwira. This is Top 10 Show aho tugiye kurebera hamwe abahanzi nyarwanda bakunzwe by'umwihariko abo mu muziki w'u Rwanda. Wowe urakeka arinde ukunzwe kurusha abandi? Abahanzi benshi barakoze cyane by'umwihariko muri uyu mwaka abahanzi bagiye basohora amahit atandukanye. Mfite urutonde rw'abahanzi benshi bagiye basohora indirimbo kandi zikagenda zikundwa cyane n'abantu benshi. Hari abahanzi noneho bo mu Rwanda bitewe n'ahantu umuziki uri kugenda ugera, umuziki nyarwanda uri kugenda utera imbere aho usanga umuhanzi akoze indirimbo ugasanga agize views miliyoni imwe mu cyumweru se cyangwa se icyumweru kitaranagera. Ugasanga nyine nibyo ndi kubabwira ko umuziki wa Nyarwanda wateye imbere. Rero bose ntago bahuza abafana, nta nubwo banganya abakunzi, nta nubwo banganya hit, nta nubwo banganya gukundwa. Niyo mpamvu rero twashyizeho iki kiganiro Top 10 Show kugira ngo tujye tubarebera inyuma y'amarido tubabwira ati uno muhanzi arakunzwe nyamuneka, uyu nguyu nawe arakunzwe. Reka rero ntabatinde duhere ku mwanya wa 10 turajya no kuwa 9 no kuwa 8 gutyo mpaka kuwa mbere. Icyo usabwa no gukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona notification buri ko dushyizeho ama updates tuba twabateguriye. Reka ntabatindiye rero tujye ku mwanya wa 10. Wowe urakeka umuhanzi ukunzwe mu gihugu ku mwanya wa 10 arinde? Ninde? Reka tugende ku mwanya wa 10. Dufite umuhanzi bakunda kumwita music machine. Uwo ngo muhisemo mumenya. Ku mwanya wa 10 dufite Niyo Bosco. Niyo Bosco ni umuhanzi abantu bafata nk'umuhanzi w'umuhanga kandi ni nako biri. Niyo Bosco yagiye akora ama hit menshi atandukanye. Niyo Bosco ni umuhanzi w'umuhanga buriya, indirimbo nyinshi mu Rwanda zinakundwa z'abastari benshi usanga ari Niyo Bosco wazanditse. None ikintu gituma Niyo Bosco abantu bamwereka urukundo bagakunda ibihangano bye, dukuyeho wenda kuko afite impano, dukuyeho kuko aririmba indirimbo nziza zifite ubutumwa zanditse neza. Niyo Bosco afite n'ubumuga cyangwa se abana n'ubumuga bwo kutabona. Icyo kintu rero abantu bakakimukundira cyane nacyo. Kavuga ati umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ariko akaba akora amahita ameze gutya, akaba abasha gucuranga, buriya Niyo Bosco yandikira indirimbo kuri gitari. Urumva ni umuhanga cyane. Niyo Bosco rero ari ku mwanya wa 10. Niyo Bosco yarari muri label ya MIE ya Emirene ariko haje kuzamwe ibibazo Niyo Bosco atandukana na Emirene. Binavugwa ko ariko ni nabyo niko bimeze. Niyo Bosco niwe wandikiraga Vestina na Dorcas buriya indirimbo nyinshi. Niyo Bosco niwe wazanditse. Urumva ko Niyo Bosco ari umuhanga. Ushobora kwibaza ese ko twumva ari umuhanga kubera iki umushyize ku mwanya wa 10? Hari abandi bahanzi nabo batoroshye
kugeza ku mwanya wa mbere nabo barahari ni abahanga, na niyo Bosco kuba aje ku mwanya wa 10 ni umuhanga, ariko hari abandi bamurusha. Of course hari abamutanze mu muziki, hari abakora amahiti hano mafite abahanzi bafite impano bararirimba abamarayika bakamanuka. Yes, uwo yari niyo Bosco ku mwanya wa 10. Urakeka ku mwanya wa 9 dufite uwuhe muhanzi? Ku mwanya wa 9 dufite umuhanzi nawe ukunzwe, ariko akunzwe n'abakobwa cyane cyane, abakobwa baramukunda, hari naho ajya kuririmba abakobwa bagahwera. Abahanzi rero ubusanga mu ndirimbo baririmba bashyiramo imitombo ikurura imitima y'igitsina gore cyane. Yaba nk'umuhanzi, uno muhanzi ngiye kuvuga, akenshi yari kuri stage ubona abakobwa basimbuka bamwishimiye, bamwereka urukundo bitewe n'imitombo ashyira mu ndirimbo ze, ariko ugasanga nk'abantu bagiye mu gitaramo babajama bo bameze gutya, bakajya bagira gutya, gusa abakobwa no gusimbuka hejuru. Uyu muhanzi rero uri ku mwanya wa 9 ni Kenny Solo. Abahanzi benshi baramwubaha kandi nabo baramukunda, kuko ni umuhanzi ufite impano, ni umuhanzi wabikoreye, yakoze amahiti menshi. Amahiti ye murayazi, indirimbo ze wenda uko nzajya nkomeza kubagezaho ama updates n'ama top 10 show ngenda nkora n'indirimbo ziba zaragiye zikundwa. Gusa ubundi kugenda ngaruka ku bahanzi, ntago ndi butinde ku ndirimbo bagiye bakora cyane, ariko muba muzizi nk'uyu Kenny Solo afite amahiti menshi, yagiye yuza ama 1M 2M kuri YouTube kandi mu gihe gito. Urumva ko Kenny Solo nawe uyu mwanya wa 9 rwose arawukwiriye. Ku mwanya wa 8 urakeka hari honde? Ku mwanya wa 8 hariho umuhanzi nawe ukunzwe cyane mu gihugu, arakunzwe pe, ariko ahanini akunzwe n'urubyiruko. Uyu muhanzi akunzwe n'urubyiruko, aririmba injyana bita trapish. Iyo mvuze trapish nta wundi uhita wumva Ish Kevin. Dore trapish kuri move. Ish Kevin nawe ni umuhanzi navuga ko wenda atamaze imyaka myinshi muri industry y'umuziki nyarwanda, ariko igihe yaje ataking over cyane cyane muri iriya njyana yajemo trapish rero ni injyana yakunzwe cyane n'abantu batari bakeya. Usanga abantu bose baba bifuza kuzibyina ahantu hose, ku ma stage ahantu hose, uba wumva ko trapish ari injyana imeze neza kabisa. Reka tugende ku mwanya wa 7. Umuhanzi uri ku mwanya wa 7 ni umuhanzi nawe ukunzwe cyane muri iki gihugu, cyane cyane n'igitsina gabo. Ubu none ngeze kuri bandi bakura n'ibitsina gabo. Abagabo, abasore, urubyiruko muri rusange bakunda uno muhanzi ngiye kubabwira uri ku mwanya wa 7. Uyu nta wundi ni umukobwa bita Ways on the Way, muramuzi. Ways nawe ni umukobwa ufite amahits muri iki gihugu, yagiye avugwa mu butendo bwinshi butandukanye. Ngira ngo hari n'indirimbo yigeze gukorana na Babu ivugisha abantu benshi, abantu bacika ururondogoro bavuga ko bari kwamamaza ubutinganyi, kuko hagaragayemo ibintu by'uburezbienne byinshi. Iyo ndirimbo rero ikaba yaravugishije abantu batari bakeya. Ways nawe yagiye akora amahits agiye atandukanye. Ways rero ari ku mwanya wa 7 mu bahanzi bakunzwe. Ushobora kwibaza kubera iki nzanyemo noneho igitsina gore kandi nahereye ku bagabo. Bose n'abahanzi nagerageje guhuza in general abahanzi bakunzwe. So Ways rero yarari ku mwanya wa 7. Twagiye ku muhanzi uri ku mwanya wa 6. Uyu we ni ibindi. Reka mbabwire, hari abantu baba bafite impano bahawe na rurema. Guys, this is top 10 show. Uyu muntu ngiye kubabwira uri ku mwanya wa 6. Mujye mukura ingofero, ndaza kubabwira ibigwi bye namwe murumirwa. Ni umuhanzi ufite amahits, none yageze ku rwego rw'uko uko asohoye indirimbo ihita ifatisha completely mu mitwe y'abantu. Uyu muhanzi afite indi mpano nayikomeye. Uyu muhanzi atunganya n'amashusho, nyina director. Indirimbo nyinshi amashusho ye ni uyeditinga. Abantu bazi ibintu bijyanye na videography cyangwa se ibintu byo gukora amashusho, uyu no muhanzi arashutinga cyangwa se arakamera, arabifilima, ubyita uko ushaka, arabyeditinga,
akanabya uploading. Uyu muhanzi rero uri ku mwanya wa gatandatu nta wundi ni Chris Easy. Chris Easy afite impano nyinshi zitandukanye. Buriya Chris Easy ni nawe ukorera Vestina na Dorcas amavideo, niwe wakoreraga Niyo Bosco amavideo, afite ibigwi yakoze amahitsi, afite indirimbo yamaze igihe iyoboye ku ndirimbo ziri kurebwa cyane, indirimbo bita Basi Sorry, nta muntu utayizi ari kumwe na Basi Kipa. Uyu rero yari Chris Easy ku mwanya wa gatandatu. Reka mbanze mbibutse abo twavuze haruguru. Ku mwanya wa 10 haje Niyo Bosco, ku mwanya wa 9 haza Kenny Solo, ku mwanya wa 8 haza Ish Kevin, ku mwanya wa 7 dufite Ariel Ways, ku mwanya wa 6 ni Chris Easy. Uwa 5 we noneho uwa 5 reka mbanze mbere yuko muvuga mbanze nkure muri net. Uyu muhanzi wa 5 afite amahiti nawe, kandi noneho afite udukorya akora cyane cyane ku ma stage, ku bintu bijyanye na stage. Uno muhanzi mujye mumutinya, nubwo ari ku mwanya wa 5 ariko mpamya neza ko aba muri imbere, wa mbere wa kabiri kugeza kuri 4. Uno muhanzi ku bintu bijyanye na stage aratinyitse ni inyamaswa. Uyu muhanzi nta wundi murakeka rinde. Umuhanzi uri ku mwanya wa 5 ni Bushari. Ubwo mvuze izina rye reka nongere nambare rinete. Bushari rero nawe yagiye akora amahits agiye atandukanye, ariko wenda ikintu nabanza gusobanuraho ni kimwe. Hari ikintu abantu bajya bibeshyaho. Abahanzi benshi nagiye mvuga kenshi ubusanga barutanwa ama-views bagenda bagira kuri YouTube, akaba rutanwa ugasanga umuhanzi agira views nyinshi kuri YouTube, ariko mu bafana, mu bakunzi b'umuziki ugasanga wa muntu utagira views nyinshi kuri YouTube, ugasanga arakunzwe, yarafatishije mu mitima y'abantu nubwo atagira views nyinshi cyane kuri YouTube. Wenda nabwo nzakora icyegeranyo cya top 10 mvuga ku ndirimbo zirebwa cyane kuri YouTube, kugira ngo wenda nabwo mubashe kubisobanukirwa. Bushari rero ni umuhanzi ukunzwe n'abantu b'ingeri zose. Yubajije umubyeyi Bushari wumva muzi, wabaza umwana mutoya ugasanga ari kuririmba indirimbo za Bushari. Ku bintu bijyanye na stage, Bushari akunda gukora udukoryo twinshi. Noneho udukoryo abantu batajya bibagirwa n'uburyo Bushari muri no minsi asigaye akunda kuzana umwana we kuri stage. Ni ibintu abantu batangiye kwishimira bavuga ati Bushari ari kuraga umwana we injyana, ari gufata umwana w'ukubaka akamwinjiza mu muziki pore. Buri uriya mwana wa Bushari nawe ashobora kuzabatungura, ukabona akoranye featuring na se, ukabona umujyi barawutwitse barawushumitse. Bushari rero yarari kuri number 5 kuba star bacu b'abahanzi bakunzwe. Twagiye ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 n'umuhanzi nawe arakunzwe pe, byagera ku gitsina gore bamukunda kubi. Uyu muhanzi ni Juno Kizigenza. Juno Kizigenza nawe yakoze ibintu byinshi, afite amahits, yagiye avugwa mu rukundo na Real Ways, biza kuvaho, urukundo rurarangira. Ariko hari abantu benshi bavuga ko nyamara bashobora kuba banagikundana rwihishwa, biriya akaba ari ugutwika byatumye batigisa imbuga nkoranyambaga, kubera ko gutandukana kwabo byavugishije abantu benshi. Kandi buriya mwa abantu mwe nge mbibira kabanga muri no industry nyarwanda, cyane cyane mu muziki, abahanzi bafite uburyo bakora kantu gatuma abantu bacika ururondogoro bakakavugaho, kandi bo bari muri business. Ugasanga twebwe turi kwirirwa tuvuga ati baranganye, wasanga n'ubundi kubivuga bari amafoto se bagiye basohora bari gusomana. Reka twigendere. Juno Kizigenza ari ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 rero uyu wenda amenya mbihera he mwo gacwamo. Uyu muhanzi wa 3 arakunzwe ku buryo butangaje mu gihugu, hanze yacyo. Aherutse no gukora igitaramo yuzuza Beka Arena, ibintu bitarakorwa n'undi muntu wese. Bari ababushari bagendaga bavuga ngo nabami ba Arena, ngo inkuta ngo za Arena ngo zirabazi,
Beka Arena yaragiye irapfuka ku buryo n'urushishi rutabona ahantu runyura. Uyu muhanzi rero uri ku mwanya wa gatatu mu bakunzwe cyane mu Rwanda ni Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ushobora kwibaza ati se karirimba gospel wamuvanze n'abaririmba secular gute? Ngiye ndi gukora top 10 show y'abahanzi bakunzwe, sinitaye ngo ni gospel, sinitaye ngo ni trapish, ngo ni kinya trap n'ibiki. Ndi gukora top 10 show y'abahanzi bakunzwe. Israel Mbonyi rero ni umuntu w'umuhanga cyane kuko akenshi akora ama stage, akora ama live, kandi buriya aricurangira zigitari neza cyane. Hari ukuntu abihuza n'ijwi rye n'uburyo yambara nk'umu gentleman ko kubona ko aririmbira Imana. Israel Mbonyi rero yagiye atsindira imitima y'abakunzi be cyane. Abakunzi ba gospel hanini, abadakunda gospel nabo bakunda indirimbo ze cyane. Israel Mbonyi rero akomeje kugenda akora n'ibitaramo hirya no hino. Ngira ngo ubu hari igitaramo aherutse no gukorera mu Burundi. Urumva yakoze ibitaramo iminsi 2 yikurikiranya. Aricyo yabanje muri Beka Arena iruzura. Icyo yakoreye mu Burundi naho haragiye haruzura. Abagabo bafite n'amafaranga. Uri ku mwanya wa kabiri, ababo ni 2. Abari ku mwanya wa kabiri ni 2. Ushobora kuvuga ati cyampaye bagiye ku mwanya wa kabiri ari 2 gute? nuko ari 2. Nkuko nabibabwiye ntago ndi kugenda ngo gospel ngo secular, no. Aba bari ku mwanya wa kabiri mu bakunzwe mu Rwanda mu bahanzi bari kubica bigacika, nabo baherutse gukora igitaramo muri ka Kigali. Yaragiye iruzura, bahabwa amafaranga. Pastor Mignone yabahaye miliyoni barunaka batanga. Bivugwa ko bakuyemo igitaramo bakuyemo amafaranga asaga miliyoni 15. Urumva ko ni abantu bafite umugisha. Kugira ngo mbakubwire, nkwibutse ukore subscribe no kukamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ama updates tugenda tubagezeho 5 kuri 5. Aba bahanzi ni abandi, ni abana b'abakobwa, ni abana bafite impano, ni abana bafite amavuta y'Imana, bararirimba abamarayika bakamanuka. Vestina na Dorcas mu bintu bijyanye n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Uzajye kuri YouTube ya MIE Music urebe views bagira, urebe comment, uzahita umenya aba bana ubuhanga bafite. Reka ntabatinzeho cyane, dukomeze tujye ku muhanzi wa mbere mu gihugu ukunzwe kurusha abandi bose navuze. Abandi bose muhite mubibagirwa, uyu ari baddest, ari hejuru y'abandi bose. Uyu muhanzi ukunzwe cyane yagiye akora ama hits menshi. Ngira ngo muri uku kwezi mu mwaka ushize, uku kwezi kwa 12, mu kwezi kwa 12 ko mu 2022 yasohoyemo indirimbo 2. Abantu baravuga ati karabaye, uyu muhanzi amafaranga yakura he yo gukora ibi bikorwa byose? Ni umuhanga. Uyu muhanzi ni umuhanga. Uyu muhanzi afite ama hits, uyu muhanzi afite igikundiro, uyu muhanzi afite buri kimwe. Uyu muhanzi nta wundi rero uri ku mwanya wa mbere ni Bruce Melody. Bruce Melody ni umuhanzi afite amakorabo n'abahanzi bo hanze ba Harmonize, barakoranye ba Khaligraph Jones, ni benshi ntago nabavamo. Bruce Melody rero ni umuntu wagiye werekana ubuhanga, nubwo yagiye ahura n'ibintu inzira, urabona mu nzira za gistar uhuriramo n'ibintu nyine imikuku, habamwe imikuku, ariko yabashije kuyisimbuka, akajya yisimbuka acengana n'itangazamakuru rishaka umutega imitego, birangira ageze ku ntsinzi na n'ubu yicaye ku ntebe. Hari abantu bashobora kwibaza ese kutavuze Meddy Sara cyaririmba, uheruka kubona indirimbo ze ko yagiye muri gospel? Ubu se gospel zizamuhira? Ushobora kuvuga ngo The Ben
Bruce Melody yabise abanebwe, njye singiye kubita abanebwe, ariko bari abatipe ntago baza kuri urutonde. Kuri iki gihe dusigaye tugendana n'abantu bakora. Ubwo niba tutabona indirimbo nshyashya, you are not activating, ntago uri kuactiva nyine. Mu gihe Bruce Melody ashobora gusohora indirimbo 2 mu kwezi, uwo niwo muhanzi abanyarwanda cyangwa se abandi bose abakunzi b'umuziki baba bakeneye kumva mu matwi. So Bruce Melody rero niwe muhanzi wa mbere navuga ko akunzwe kurusha abandi muri iki gihugu. Niba ushaka kuzajya ukurikirana ama top 10 show tuba tubafitiye 5 kuri 5, icyo usabwa no gukora subscribe ndetse no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa nyamuneka. Ikindi nababwira, ubaye ushaka kwamamaza, kuko ubu tugiye kubakubita icyo bita ibikorwa. Ushaka kwamamaza, hano hari imeza yajyaho ibicuruzwa byanyu nkajya mvuga rwose bihateretse. Hano hari screen twayadushyiramo slide tugashyiramo, urabona ko utuntu tuba dukora ni twiza cyane. So ushaka kuzajya ufatanya natwe kwamamaza, watuvugisha, biremewe, tugapanga uburyo ibikorwa byawe twabigeza ku bantu benshi cyane. Sa reka nkushimire we wari udukurikiye. This is top 10 show, of course njye ndi Mupa. Nshimira na kameramani, nshimira namwe mwese mwari mudukurikiye. See you guys next time.